mu iherezo ry'ubu buzima hari ubundi buzima nyuma yo gupfa. Iyo bashinguye umuntu harya inyuma bamaze gushingura ntabwo uzi urugendo ruhari inyuma. Urugendo ruhari inyuma rumenwa nawe n'Imana. Ese wowe ukiriho ubu ngubu urategura ute umutima wawe kugira ngo ntuzashinjwe ibyaha byinshi wakoreye hano ku isi uri gushakisha ubuzima, kugira ngo uzatabarwe igihe iherezo rya hano ku isi rizaba rirangiye, kugira ngo uzatabarwe igihe Yesu Kristo azaba agarutse aje gutwara intama ze. Urimo urakora iki muri iyi minsi? Ni uwuhe mwiteguro ufite? Ni uwuhe muvundano ufite wo kubyiganira kumenya Yesu Kristo kuko Zakayo yabikoze ashaka kwegera Yesu? Kandi ni ukuri yaramubonye, ataha mu mutima we, yihana ibyaha, akiza, atanga ibyo yari yibye abikuba inshuro igihumbi. Reka mubwire mwene data, ugiye gutabarwa. Abakubonaga kuri ntabwa, abakubonaga ko ntaho wakwigeza, ugiye gutabarwa. Umwami Yesu agusange ubundi ataha iwawe, ariko numwemerera agataha mu mutima wawe. Hari igihe waba uri n'ibibazo, hari igihe waba ufite uburwayi bwakurembeje, hari igihe waba wumva unaniwe, wumva ugiye kuva mu byizerwa, wumva hari umaze gutakamba uvuga uti Imana ntiriho, ariko humura, utabarwa ko Imana kuraje. Wicika intege, Yesu Kristo ari kumwe nawe. Hari ibyo twibwira ko bidashoboka tukabona byacitse, ariko iyo wizeye Yesu Kristo icyo usabwa ni ukumwizera, ukamenya ko yakumeneye amaraso ku musaraba, ukamenya ko ari wowe watubereye impongano y'ibyaha byacu, ahubwo akagutegeka mubwira ibikubabaje, arihutira kugutabara. Agiye kugutabara abakubonaga kuri ncibwa, abakubonaga ko butari buke, abakubonaga ko bitagikunze, ugiye gukunda ku mugaragaro, bose babireba. Haleluya. Kababwire Kristo rero, gukomera kw'Imana ntikuzashyira igihe tukiri hano ku isi. Kandi ikindi, gutabarwa kwacu ugomba kutugeraho k'uwaremye ijuru n'isi. Icyo usabwa ni kimwe, kugenda neza ukerera abandi muto, ni ukugenda neza ntube igitutsi mu muryango, ni ukugenda neza ntube igitutsi ku musozi w'iwanyu, uba ukijijwe werera imbuto abandi. Dushakisha iby'ubu buzima tugahaza imibiri yacu, ariko mu gushakisha wawe ushakisha iterambere, wibuke no gushaka kugeza ubugingo bwawe, kuko mu iherezo ry'ubu buzima hari ubundi buzima nyuma yo gupfa. Iyo bashinguye umuntu harya inyuma bamaze gushingura ntabwo uzi urugendo ruhari inyuma. Urugendo ruhari inyuma rumenwa nawe n'Imana. Ese wowe ukiriho ubu ngubu urategura ute umutima wawe kugira ngo ntuzashinjwe ibyaha byinshi wakoreye hano ku isi uri gushakisha ubuzima, kugira ngo uzatabarwe igihe iherezo rya hano ku isi rizaba rirangiye, kugira ngo uzatabarwe igihe Yesu Kristo azaba agarutse aje gutwara intama ze. Urimo urakora iki muri iyi minsi? Ni uwuhe mwiteguro ufite? Ni uwuhe muvundano ufite wo kubyiganira kumenya Yesu Kristo kuko Zakayo yabikoze ashaka kwegera Yesu? Kandi ni ukuri yaramubonye, ataha mu mutima we, yihana ibyaha, akiza, atanga ibyo yari yibye abikuba inshuro igihumbi. None wowe ni iki urimo gukora kugira ngo Yesu Kristo nagaruka azakwishimira? Va mu byaha. Anayanza turengere kugeze no mu makuba, na buri kintu anayanza turengere kugeze no mu makuba, na buri kintu ibyaha byarasohoye, icyo dusigaje ni ukumva Imana tugasangana na Yesu Kristo.
ntabwo uzamusanganira nta rukundo ufitiye mugenzi wawe, ntabwo uzamusanganira. Imirimo yacu ntizaduherekeza.